Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugeza muri 2024 u Rwanda rwihaye intego yo guhanga imirimo mishya igera kuri miliyoni n'ibihumbi 500. Icyakora iza gukomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare cyagaragaje ko kugeza muri 2021 hahanzwe imirimo 942,324. Nubwo bimeze bityo ariko bamwe mu biganjemo urubyiruko bo mu mujyi wa Kigali baganiriye na B+ TV bavuga ko kuri ubu kubona akazi ari ingume naho kabonekeye kakaba gahembe nica ntikize ubuzima bugakomeza kuba bubi. Kubona akazi ni ibintu biba bigoye, gashakwa na benshi kandi no kukabona ni ikibazo. Udafite n'umuntu gusunika buriya no mu kazi ntabwo bijya bigorana. Hari uba wakabonye undi aba yakabonye ngewe ntakabonye cyangwa nkakabona undi nawe yakabuze. Kubaho nabi nyine bisa ni ukubaho nabi. Nk'ubu nkanjye ubu ngubu ndi gukorera ibyo bitanu rero kubitungamo umuryango urabyumva, unakodesha biba ari ibibazo bisaba kandi karimo ku ruhande. Iyo urebye ku bintu bijyanye no kuba umuntu yabona akazi ni ibintu bigoye cyane, kandi no kuba wakwihangira umurimo nabyo ni ibintu bigoye cyane. Imirimo isa nkaho yabuze, ibyo gukora bisa nkaho byabuze, naho bibonye ugasanga akazi ko karabuze pe, karabuze kuko ariko ntabwo gakunda kuboneka, n'igihe kabonekeye bikaba ari imvune. U Rwanda rufite intumbero yo kuba igihugu kizaba gifite ubukungu buciriritse mu mwaka w'ibihumbi 2035 n'ubukungu bwisumbuye muri 2050, aho kwihangira imirimo ari bumwe mu buryo bukomeye bwo kugabanya ubukene. Nubwo bamwe bakivuga ko kwihangira imirimo bigoye ngo kuko bisaba mikoro y'ibanze. Wakwihangira imirimo se nta bishoro? Iyo wabonye ibishoro wayihanga, ariko urabyumva ko kubona ibishoro nicyo kigoye. Akazi biragoye nyine, no kubyuka ukavuga ati ngiye gushaka akazi, wakabona ukagakora, wakabura ugataha. Bitakaboye nyine ubwo urapefera nyine. Kubona akazi kaba gahari, ariko kugira ngo umuntu akabone kiba ari ikibazo. Ukageraho nicyo kibazo. Abakeneye abari benshi, naho ugerageje kuba bavuga ati ngo wihangire umurimo se, ugasanga nyine uri guhura na struggle nyinshi zitandukanye, ugasanga nyine byose biragoye. Ubuzima buba bumeze nabi, ariko nyine bitewe n'intumbero ushaka kugera urahatana mpaka ugashaka icyo gukora, kuko buriya nyine niho ugomba kuba wakwishakira inzira kugira ngo ugere ku byo ushaka. Nta kabuza uremera ukabicamo bigoye, ariko sometimes birakunda. Ugasanga rero badutesha agaciro bakaduha amafaranga 4,000-5,000, ariko ugasanga ari hejuru y'10 mu macumi gutyo we. Muri rusange icyifuzo nuko ababifite mu nshingano bakongera imirimo akazi kakaboneka kugira ngo n'ubuzima bworohe. Kubera ko ari bifite mu nshingano yakagira icyo yabikoze. Buriya nka leta ikintu yakora, yareba nk'urubyiruko akamenya ngo imugeneye amafaranga naya yo kugira ngo uri igishoro ntabwo kiba cyinshi, undi ni mu mutwe. Iyo ari make urashora, ntabwo wabura ibyo ushoramo. Hari ibintu byinshi washoramo makeya kandi ukabaho. Imirimo ihari ibinanahari n'icyo wakora gihari, ariko igishoro ari cyo utabona. Urumva ko aho ngaho baba badutekerejeho neza cyane, byaba ari ibintu byiza cyane. Urisanga ko twese ahanini urubyiruko tubonye icyo gukora, ubushomeri bukagabanyuka, deja igihugu cyarushaho gutera imbere cyane. Kandi na buri umwe wese nyine akajya yitaho uko bishoboka, bigasanga nyine u Rwanda rwacu nyine ni rumwe abantu bose bifuza cyane. Mu buryo bwa rusange haramutse hari kuboneka abantu bari kubaka cyane, byadufasha, kubera ko ibyangombwa bagiye babibonera vuba vuba nk'uko baba babikeneye, byakunda nabyo akazi kaboneka. Ku ya 12 Kanama 2025 ubwo yagezagaho gahunda ya guverinoma ya 2024-2029, abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko mu myaka 5 u Rwanda ruzahanga imirimo mishya ibyara inyungu ingana na 1,250,000. Hazashyirwaho uburyo bwo gutegura abakozi bafite ubumenyi buhanitse mu nzego z'ingenzi nk'ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga, ibigo by'imari, ubuzima, ubumenyingiro n'izindi. Isoko ry'umurimo bizashimangirwa na gahunda zitandukanye, harimo kwimenyereza umwuga, amahugurwa ajyanye n'ubumenyingiro no gukomeza kongerera ubumenyi abakozi. Anavuga kandi ko mu rwego rwo kongera imbaraga mu guhanga imirimo, imishinga minini harimo iya leta n'iy'abikorera izagira uruhare rukomeye. Kugira ngo hahangwe imirimo mu buryo burambye,
hazashyirwaho ingamba zihamye zo guteza imbere imirimo mu ishoramari rya leta n'iry'abikorera. Hazibandwa ku mishinga izana impinduka kandi ibasha gutanga akazi ku bantu benshi. Ikoranabuhanga ritanga amakuru ku isoko ry'umurimo rizavugururwa kugira ngo rihuze neza amahirwe y'akazi n'abashaka imirimo, bityo habeho igenamigambi rihamye ry'umurimo no kongera amahirwe yo kubona akazi. Ibarura rusange rya gatanu ry'abaturage n'imiturire ryakozwe muri 2022 ryerekanye ko abagera kuri 40% by'urubyiruko ruri mu kigero cyo gukora batari mu kazi cyangwa ku ntebe y'ishuri. Imibare y'iri barura yerekana ko miliyoni 7,900 aribo abanyarwanda bari mu kigero cyo gukora, abagera kuri 60% by'abaturage bose b'igihugu, ni ukuvuga abafite kuva ku myaka 16 gusubiza hejuru. Muri bo abafite akazi ni 45.9% by'abari mu kigero cyo gukora, barimo abagore 40.2% n'abagabo bangana na 52.4%. Igipimo cy'abafite akazi ugereranyije n'abari mu kigero cyo gukora kiri hejuru mu bice by'imijyi, aho bangana na 53.5% ugereranyije no mu byaro bari kuri 42.7%. Eloi Isengwe, B+ TV, Kigali.